byihuse ujya muri ya dosiye wari ukitwibutsa rero uvuga uti ngiye navugaga numvaga byoroshye vuga ntibishoboka rwose kugeza igihe ejo utubwiye uti kuva nyuma ya match ya Gorilla ariko na mbere yaho hari abandi ubwo nuko twavugaga kuri case z'abagenzi bacu twinjiremo rero mutangazaji bihagaze bite ko bitahagarariye hari yari kubanza utwibutse nanone nyirizina bimeze biti twatangiraga tubabwira ati twatangiye party ya mbere tubabwira ko abantu bari 12 abafana 10 ndetse n'abanyamakuru 2 bahaye amafaranga uwitwa Georgine na Penina yo kubagurira amatike ndetse na visa zibatwara mu gihugu cya Misiri kureba match ya Pyramide. Yewe barabimobilije abakunzi ba APR bari bafite ubwo bushobozi barayatanga amafaranga aratangwa liste yabo itangwa muri ambassade gisabirwe visa iyo liste yagiye muri ambassade nayo yagiye muri Minadef yo kubashigurira amatike muri Rwandair nk'abantu bitwaga abantu bajyanye na APR barabukinga amatike baranayabona ubwo hita ushyiraho ubwo kandi amafaranga batanze yo atagiye muri Minadef kugira ngo abantu bahite babisobanukirwa ariko rero nida fasha ubanza ubisobanure ku munsi w'ejo nagakwandingira ngo mwana bimusobanuraga nkumva nabyumva nkuko hari n'abantu hano hanze bakibyibazaho bibaza bati ni gute umuntu yatanga amafaranga ye aherekeje ikipe ibyo bintu akaba yabifungirwa wowe nkuko wumvishe mutangazaji yaguhaye inkuru nandi yose yakurikiye aba bantu baragirizwa iki mbere yuko tujya no ku mazina nuko bagiye bafatwa n'ibindi byose aba bantu icyambere batanze ayo mafaranga nkuko mutangazaji yabikubwiye ariko mu gutanga amafaranga bayaha umuntu nibyo navuga wenda binabafata ntaho bigaragara ntaho uwo muntu yabasinyiye ko bayamuhaye. Sinzi ni buri kubyumva yego kuko tuvuge wenda ndi Leonidas ndagenjanya mu mafaranga wenda ndashaka kujya mu Misiri urumva mpaye amafaranga Georgine ni ubishinzwe ansinyiye ko muhaye amafaranga amadolari wenda 900 kaka justification byanze bikunze bampamagaje n'urugero nakerekana amwe wagarukaga ubushize uvuga uti ntabwo watanga amafaranga yegagirwa icyangombwa resi ntekereza ko ka justification ukerekanye ko umuntu yagusinyiye ko wamuhaye amadolari 900 yo kugura itike niyo yaba yita yo kugura itike byanze bikunze bahita babona ko wowe amafaranga ubushobozi wari ubufite bwo kwigurira itike nayarya urumva nayarya bizahita bimugaragaraho ko yayariye ariko we wayamuhaye aho niho icyo ngewe nkubwira hanyuma rero amafaranga barayajyanye bayahaye uwo Georgine uvugwa urumva yego byitwa ko agiye kubagurira amatike kugira ngo na za visa bizemo nizo za visa bijye kuri gahunda hanyuma we urumva uko bivugwa aho kugira ngo ayajyane wenda yiyongere kuyagombaga kugurwa ayo matike ahubwo Minadef abariyo yishyuzwa urumva amatike yaba abantu kandi bari baratanze amafaranga kandi harandi Minadef yishyuye tuvuge nka Mugaragu David yagiyeyo sibyo yego ariko ajyana n'ikipe ya APR ajyana ubwo yari ku rutonde n'umundi official Minadef yamuhaye nuko wenda n'abakinnyi ba Haridi n'abandi bajyana ikipe mission ya Minadef yemera y'abantu bangahe nayo irukwaje no kuvuga ngo abo bandi baza nyuma okay biroroshye none uri kugira ngo usobanure neza no kuvuga ngo hari amatike asabwa muri hari urwo rutonde rwatanzwe rwemerwa na Minadef bakarutanga muri Rwandair kugira ngo amatike aboneke hari amasezerano Rwandair igirana na Minadef ariko bya leta byose amatike muri Rwandair noneho ntago ujya ku ruhande noneho aho byakomereye Rwandair yagiye kwishyuza muri Minadef bigaragara ko hari abandi bantu biyongera ku rundi rutonde kandi bishyuzwa amafaranga yishyuzwa na Minadef batese ko tuzi urutonde rw'abantu runaka rusanzwe twe tuzi kwatanze ururundi ruturuka hehe aho niho byagunganye turajya mu mizi kugira ngo abantu bumve ikibazo urumva urwo rutonde rero Leonidas nubwo mutangazaji yabisobanuye igice urwo rutonde ntago rwasinyweho n'ubuyobozi bwa PRFC urwo rutonde rundi rwa kabiri kuko muri Minadef se bajya gusaba Rwandair ikipe atariyo yabahaye ibintu biro officier bikozwe ubikonfirma kugira ngo basaba amatike n'uwo mudamu witwa Penina wakoraga muri Minadef kuko ntabwo hano wajya kwa Maxime akagusinyira amafaranga ariko abayobozi wenda ntibabimenye
bazakora kontorore bakabaza Maxime amafaranga bamuhereye urumva niyo mpamvu bempurikamo Faustin kugeza ubu ngubu nk'uko tuza kubigarukaho mu kanya kugeza ubu ngubu bivugwa ko abasivili 8 nibo barimo ariko ngo bikavuga ko hari n'abasirikare 5 barimo nyirwa bakora muri Minadef. Urumva ubwo mutazajya aragenda duhito nito niba harimo abari muri Minadef abakozi ba Minadef ni ukuvuga ko iyo cooperation yabo nabo bandi nabo yabihari nyine kugira ngo ibyo byose bigaragare ko Minadef ariyo yishyuye nyamara kandi hari amafaranga abo bandi nabo bari bishyuye. Iyo scenario tuyijyanye nko ku ikipe y'igihugu sibyo Ferwafa hari urutonde ihereza ministeri yego kuri yabisanzwe ikavuga iti tuzajyana n'uyu munyamakuru runaka yego noneho nyuma nka kamarade n'urugero yego akabwira abanyamakuru ati wenda muzana amafaranga Ferwafa tuzabafasha urumva ukatanga amafaranga yawe yego ayo mafaranga wenda kamarade cyangwa n'umuntu wo muri ministeri ubishinzwe bagafatanya ku buryo kubiringaniza nabo bari bukorane Rwandeya ntibabikore bo bakajya ko babiringaniza ya matike akiyongera yego mukayahabwa akiyongera kwazishyurwa na ministeri kandi mwebwe mwatanze amafaranga ngira ngo uhise ubyumva kandi mwebwe mwatanze amafaranga yo kwishyura ya matike n'abadukurikirana barizaga nizere ko ibyo birumvikana ubwo ayo mafaranga y'iyo tranche abo bandi batari babandi bagenwa official b'ikipe ayo ntabwo yagaragaye muri transaction cyangwa se muri gahunda za Minadef na Rwanda ntabwo yagaragaye Rwanda yagiye kwishyuza nta gisobanuro yishyuza urutonde rwa officieri n'urundi rutonde byose Rwanda ibyishyuza muri Minadef nyamara yivuga iti twebwe urutonde tuzi officieri ni urunguru ururundi ruraturuka hehe Minadef ubwo yakubiswe n'inkuba iravuga iti twebwe hari ibyo twemeje twasinyiye byanyabyo yego ibindi wenda ubwo wa mugani wa mutangazaje hari imikoranire y'abantu mukorana nyine gahunda za buri munsi yego hakaba ari nk'umuntu wo muri Rwandeya ukata uhereza ayo matike Minadef avuga ati n'ubundi niho byaturutse cyangwa se wa peri nawe bakorana n'uwo muri Minadef byoroshye bidasabye ngo nazasinye nyinshi bavuga bati ikipe reka igende. Reka tuba urugero nka Emery iyo bamaze kumuhaga wa Edi Kamarade sibyo niwe uvuga ngo hoteli mudufatira ibyumba bingana gutya na gutya muri hoteli tuzabamo sibyo zino zibagiye muri camp hano mu Rwanda uvuga ngo Emery yamaze gukora iyo commande n'ibiryo bazarya n'ibiki nuvuga ngo hoteli bivuga ati byarangiye nyine ubwo ni Ferwafa ko niwe dusanzwe dukorana ibya Kamarade abandi bose Emery yagenda akaryamishamo Kamarade ntiyapfa kubimenya yabimenya agiye kwishyura bati umubare ko warenze gute yego urumva ubwo rero nibyo bimeze gutyo ngo nka Tanzania tujye bajyayo reka manze me official rutonde rwagiye Tanzania ko none nimo ndashaka n'urwa pyramid apel muri official ngemba mfite irishikaza reka Faustin ni nkuko je nabizanye no muri context y'iradiyo ubu ntitwa dufitemo ama publicity yego nakazma yawe urumva ushobora kuza ugacinyamo iryawe barakwishyuye umuntu yabyumva bakavuga se hitiri iyi publicity ko tuyumvamo ko tutazi mu bishyuye kumva amafaranga wayakenyereyeho urumva n'ubufatanye bw'uwaguhaye amafaranga na Faustin ariko isibo ntibizi kandi isibo nigomba gucishaho nigeze uyabona kandi nigomba gucishaho ayo ma publicity umunyamakuru wacyumvise haza nkinoberamo ukinoberamo uwe naramubwiye yanga kujya mu by'inyandiko namubwiye nta amafaranga ndahita nyaha ubuyobozi bwa isibo nkaza nkajya uyikina nyikina cya mentioning ariko ubwo gafatanya na Bishop cyangwa na Boy Chopper kuko niwe mutekinisiye n'umenye ama publicity agomba kujyamo ugahaho Boy Chopper mukayatikura hanyuma publicity kagicaho ubuyobozi wenda wa wundi akazajya no kurekarama akavuga ati cyangwa se ubuyobozi bukaza bugasangamo ama publicity menshi kandi bwarishyuwe amafaranga makeya bagiye mu nkiko bazajya kureba uwo watanze wazanye publicity ati nyamara nayahaye Faustin akavuga ati se hari aho nagusinyiye ko nyakiriye sinzi niba uri kugenda ubyumva aho ndabyumva neza hari aho ngusinyiye ko muri mu manza bakagenda bagacukumbura ariko ntibibuza ko wajya gufungurwa bafungura uriya waguhaye publicity cyangwa se wowe wayikinnye ariko uko byagenda kose mu gucakira muri dosiye ya mbere baraza barebe uwaguhaye publicity barebe nawe wayikinnye yewe n'umutekinisiye bamurebeho
ubuyobozi bw'isibo buzajya kubarebaho mwese, niba ujya kurega buzajya kubakurikirana mwese, buzajya gukurikirana nyiri publicité uwo yayihaye n'uwayikinnye, bagende babaze barebe uko byagiye bikurikirana mu buryo bw'amategeko. Ariko Leonidas, ibyo tuvuga nta proof ko ayo mafaranga yatanzwe. Aho nyine niho izo nyandiko ntazira, aho niho rero nyine nubwo dushobora kugendera ku byo wenda umuntu azi kuri santima cyangwa n'ibindi wagiye ukurikira mu buryo bw'amategeko, nabo abo bashatse bavuga bati natwe nta mafaranga twagiye twakira. aba bahamagaza rero nibo baba bafite ubushobozi bwo kumenya ngo aba twahamagaje turabashakamo ayahe makuru yadufasha kugera ku gisubizo cya nyacyo cya Rutamiza-abiri wa nyawe. nicyo nyine bashaka, nibyo barimo, nibyo barimo. Turenge ibyo ngibyo rero Faustin, urabona ubwo twari tugisobanura neza Mutangazaji, ibi bintu byashyushye hanze, ariko hari ababisemera mu kirere batazi ngo ibi bintu byaciye mu zihe nzira. Niyo liste naguhaye mu kanya, sibyo? Niyo bareba kuri screen, niba ari official yasabiwe muri Minisiteri ya Sport bayoherezayo na Ferwafa igasabirwa, urumva? Passport de service muri immigration igasabirwa no muri Tanzania ko urwo rutonde rwo ruzaza. None yise kwiriho rigani ikanabaho na rikari. Iyi ni ya zamu match, iyo niyo muri Tanzania. Ni ya Tanzania, okay. Iyi ni ya match ya Tanzania. Match ya Pyramid. Ya Pyramid ni munayishaka nayo sindayibona neza. Yariho Ephraim na David mugaragu ku banyamakuru. Okay. Ephraim woherejwe na ishusho. Ariko aperi yumusabye. Yego. Urumva? Yanditse email isaba ishusho kuba umunyamakuru uzajya gubatarira inkuru. Yego. Isaba RBA mugaragu kuza gutara inkuru. Ntabwo yasabye Rugajirigani. Urumva hagiyeyo babiri, abanyamakuru babiri. Aperi yishurira izi. Bamina Davis. Ikinyamakuru kigenga kimwe n'icya leta. Niko isanzwe igenda. Ariko umunyamakuru nawe ashaka kugira initiative nawe akagenda. Aho ni ahandi nyine bakayishakira na viza akayishakira. Kuko rwose je mu byo nibuka Rigani yari amaze iminsi akubwira ati nzaba abimbwira, anambwira ati ndavugisha kanaka, ndavugisha uyu n'uyu, ndishakira nabyumvise byo. Uritegera itike, urishakira itike, uzimenye muri hoteli, uburyo ikipe nuko jewe nagiye ku buryo nta mafaranga azava mu ikipe. Urumva Faustin, ntabwo nabanye n'ikipe, ariko bitangira kwisobanura. Nawe turakunyuza iterojija nawe bagucakire niba bihari nyine. Urumva Faustin, ni bigaragara ko nubwo witwa ko wijyanye, ariko ari ibyo ikipe ya spendings. Urumva? Aho niho rero bizamo ko kuvuga ko wijyanye kandi tukaba tubona ko ari ibyo bwa spendings kuri wowe wijyanye ute. Aho nucyumva ko tubona urugero itike no kuvuga ko wayirihiye biri kubazwa ntago bati ko bidahuye, ko turi kubona mu byo tubazwa mu byishyurwa wenda mu byaririwe aho ngaho mu Misiri, ko tubona nawe ifunguro ryawe warifataga mu icyumba cyawe cyanditse icyumba cyawe ko cyishyuwe n'ikipe. Bimeze bite? Ubwo ni urugero turi kugwa wenda mu buryo bashobora kuza kubabaza. Ubwo byararangiye nyine abantu bafata amafaranga bayaha Georgine. Yewe Faustin, uwo munsi bamaze no kumana na passport ngo ajye kubashakira visa muri ambassade ya Misiri, umunsi wo gutanga list yo gutanga visa baraje ku kibuga cy'indege babazaniye passport zabo, bo ntibazi bagazanira, ntibaza no kuri list y'abantu urwo rwa rutonde urutonde rwa official rwabonye passport zabo. Urumva? Hakagira ariko ngo nabandi bari ku mugereka ronde yasejo namenye batari bano nanone, abo barimo Kadafi, barimo Papi, barimo Mukasa, barimo David, barimo Shehe, biguriye amatike ku ruhande, ariko babwira ubuyobozi ati tuzajyana namwe nuko tuzagenda umunsi umwe mudufashe kugira ngo tubone visa, bazatwemere ko tuzaza kubafana. Abo banagiye bukeye bwabo nubwo bajyanye n'abandi. Yego. Bari niyo batanabazwa muri abanga baje batumizwa. Biguriye amatike. Bo ntabwo bayahaye Georgine. Egyptian. Bo nta mafaranga bigeze baha Georgine. Kandi nta n'amafaranga Minadefu yigeze batanga, bigaragara ko yabatanze. Abo bakajya ku ruhande. None se umuhungu wanjye Rikari bagaragaza ko nawe itike yari yayiguze. Rikari yaguze itike ejo nabibagarutseho. Ayigura muri Egyptian Airlines. Amaze kuyigura
Rikari ntiyamenya ko Misiri kujyayo bisaba visa. Ku munsi wa nyuma baravuga ati Misiri kujyayo bisaba visa. Baravuga kandi bisaba desemene kugira ngo uyibone. Niba utarapurayinze kera ntayo waba ukigiyemo. Rikari yahise abaza se muramfasha iki mwanshize ku rutonde. Muri aperi. Jorginho aramubwira ati mwana mama agenda ukansoni ngira tike yawe bakugura amafaranga uyanzanire ariko ubwo ni mu magambo uyanzanire njyewe ndagukacika ku rutonde rw'abandi tujye gusabira visa. Birarangiye urumva Jorginho aragiye afashe amafaranga akubiseho Rikari. Ubwo na mugenzi we Ligan yari yarayajyanyeyo. Abafana ba Jangwani n'abandi bari bari kumwe bose bari barayatanze bari ku rutonde aho ngaho. Ariko ubwo niba mbyumva neza ubwo ni nka miliyoni zingahera cyane amadolari 800 wakongera $100 se urumva bitari 900 na nk'abantu miliyoni 1.200 gutyo. Oya ndi kuvuga ni nk'abantu ubwo ni nk'abantu 9 bayatanye yose bari abantu 12 bose bayajyanye 10 bose bumwe bamaze kugera mo ubwo ni miliyoni 10 bari barafunze. Urumva birarangira aba bantu bamaze kuyamukubita bategereza visa. Noneho ikibazo kiba ku kibuga cy'indege Faust. Gikomeye cyabaye ku kibuga cy'indege. Abantu barigeze ku kibuga cy'indege basanga nta visa bafite. Abantu bose bifashe mu mutwe. Kandi APR umuyobozi mukuru warutonde rwa nyuma rwa 12. Chairman aragiye. Jorginho wabigegamo aragiye. Jorginho yaragiye nyine ajyanye n'ikipe we na chairman. Atabigiyemo satasiza binogeje ko yasize babwira ngo baraza kuzibahanga mwege mutegereze. Sibyo? Abantu basigaye ku kibuga cy'indege ubuyobozi bwose ko bugiye turasigara tubaza nde. Bose bigi bafatanya kwifata mu mutwe. Umwe muri bo avuga ati nyeminya ryenge yihamagarira umuyobozi w'ikirenga wa APR Afande James. Aravuga ati rero abayobozi baragiye ibibazo ibi kandi nta visa twabuze bane. Kubera ko rero nawe akora muri Minafete hari umuyobozi bahamagara ambasaderi babafasha kuzibona. Barahita banahinduriza itike kubera ko Penina yari ahari yahise abikora abitekinika vuba vuba Rwanda yabakoranaga babashyira ku isasa moya kujyana n'indi ndege. Ubwo Faust yo kugira ngo wumve neza kugira ngo ubanze ubyumve neza amafaranga y'ayo matike ntabwo abari buhite byishyurwa ku kanya. Ni ukuvuga ngo bo bakora request muri berekana ibyatanzwe Rwanda akaba ari ikora request yerekana uko wakwamamaza abantu ukajyana bakazagira igihe runaka bakabishyura. Ari nayo mpamvu ubwo haba harimo n'izindi ngingo nyine z'abandi amakuru namenye ngo Rwanda yayishyuza mbere ho gato yuko umwaka w'ingingo y'imari ari nayo mpamvu wumva bafunzwe cyangwa se bafashwe iki gihe bivugwa ko ngo Rwanda ishobora kuba yari igiye kwishyuza mu kwezi kwa gatanu niho bafashe Penina ko niho bamutwaye. Wacyumvishe neza Rwanda yagiye kwishyuza budget yayo itangira imenye utazakoresha. Rwanda yagiye kwishyuza Minadef ibi bifaranga biraturuka y'umwuka byara kuko nagari bonyine turaza kugeruka muri izindi discipline nabo haraburi mu gutabwa muri yombi ntago ari APR football yonyine ibi bintu no muri zavore na basket urumva Faustin ko tubona ari umurengera w'amafaranga ibi bintu biraturuka he ko twego tuzi ko abo twagomba kwishyura bari 70 umubare uyu n'uyu aho ngaho rero Minadef itihaguruka iti ntabwo bishoboka turebe ababikoze nabangaba ese abagomba kugenda ni bangahe bakoze iki kugira ngo bagende bimeze bite naho ngaho byatangiriye. Ubwo ibyo birabaye Minadef tangiye ipereza ryabo uyo liste bayigiyeho basanga nyine abantu baragenda bisobanura bitaba gake gake. Ibintu rero byari byaracecetse twabivuzeho cyagiye abantu bamira nko tubiretse kuko we wigeze kutubwira ngo babatumije abari muri Gani na Rikari n'abafana kuri icyo kiganiro n'abafana bamwe ariko utubwira uti ariko burya ntibiba byacecetse ahubwo nuko bigira etape bigerwaho ntabwo wavuga ngo ibintu byose urabikorera ubucukumbuzi witurangiza. Uyu mama kubera ko yaramazemo iminsi yageze igihe cy'urubanza biba ngombwa ko n'abandi bakenerwa. Noneho mu batangabuhamya mu rubanza yaramaze kugarika Minadef yerekana amadokima yerekana ibintu byinshi baravuga ati ariko abatangabuhamya bagomba kuza yatsinda gatese kandi yerekanaga ko APR ubusekretariya yamuhaye urutonde rudasinyeho se n'ubuyobozi bwa APR sekretariya utariho umuyobozi wa chairman byari bisanzwe bikorwa se baravuga ati byarakorwaga na mbere ngenda bazana ibimenyetso uba yateguye urubanza utegura urubanza nawe ushaka ibimenyetso bya bizakora yatsinda ibimenyetso yatsinda ibimenyetso yari yabizanye
biba ngombwa rero ko bagaruka noneho kuri kese noneho n'aba bantu batumije bagomba kujya gutanga ubuhamya hataza no gusiribanganya kugira ngo hazajye abazaza kubihinduza barabata abantu bega tuba tubafite batanga ubuhamya hano tubafite muri urwo rwego we yasaga n'uri muri pozisiyo abantu umucamanza yagiye igaragaza ko ari gutsinda none bagitumiza Georgine nawe yahise abigaramo ko ntayo bamuhaye ntabazi yabisinyira nkande bagiye bate rero batanya no kugera ku byerekeye n'amahoteli noneho aho baraye ko bigaragara ko na pereho banaryaga banabanaga barenze urutonde rw'abantu 44 mwari waratwaye muri misi mu mahoteli abantu mwayishyuye biba ikibazo kuba bakoze iperereza bohereza n'umuntu mu Misiri muri hoteli babagamo bisobanuka ko hari facilitation ya peri yari yaramenye ngo baravuga watanga amafaranga y'indege bakanakwemerera ibitangaza byuko bazagufasirita fasi nyuma mutazongera kuko jewe nyamutazongera n'indege muzajya muyumva niyo mpamvu twayise indege pati indege uragenda rero indege kipe murajyana indege ya pe uretse ya Rayon indege abanyamakuru tuzakomeza kuzurira nugenda mu ndege ya pe uzajya wumva naho iri guhindira mu hajya ni muvanguzi hajya ni mwavuga ngo izima vuba hajya niko bavuga ngo oya ngo ntigizima ahubwo muzajya mwumva naho iri guhindira mwiruke muhinda gatane muhinda umushyitsi mwirukiye muvuga muti ni mugende mwenyine ahubwo oya ariko rero ni dabu umunyamakuru kujya mu ndege byose ikibazo ahubwo avuga ngo wagiyemo mu buye buryo kumva se bumvaga ari ikibazo none se mutangaza sinshobora kwishakira amafaranga aka kanya ntazaherekeza Amavubi agiye muri Nigeria hari umucuti wanjye ndi mutangazaji hari umucuti wanjye uyikunda no kukugambanira yakugambanira arabaguhitana byo kuneze barahari baguhitana ku ndege yakwemera kakugambanira ariko rero ni da niba ukunda indege binyuze mu buryo bwa nyabwo wundi uzakuzana igihe wakabati mutangazaje azatoroka ta watepa mutangazaje bati yageze mu ndege arahwera yana yitanga ariko rero ni akunda indege ku buryo yakwemera n'akaboko kagacika ariko ubu yaperi mugiye kujya muyumva mwiruke yishaka kubiciye mu buryo mwiruke afandede wavuze ati hariya ku isibo turashaka ko wenda mutangazaji tujyana bagasaba ubuyobozi bwacu bakagushyira ku abo nyine abo baremewe ahubwo abandi ni baperi igiye gukina muri Afurika y'Epfo bo bagiye kujya bagenda iminsi 6 mu modoka n'ubwato bagenda boga bavuga bati mpaka nzasanga hariya bazajya basanga yarakinnye yaratashye yarageze no mu rugo ahubwo ibyo byose birabaye ubwo mu gihe abo banyamakuru ko twabivugaga barayatanze ariko nabyo ushaka kwibaza uti kuva biragoye ariko rero nanone nongeye uko numvise Rikara uko twaganiriye Rikara arakubwira ati Rikara aravuga ati tiki yanjye nari nayiguze ariko wayiguze ayiguze indege iramusiga urabyumva ya ni ibyiwe nijwi nariguha ni ibyiwe indege iramusiga mu kumusiga ngo asubire aho yaguriye itike urumva hariya mu mujyi ngo asubiye aho yaguriye itike bamuha amafaranga make ntabwo bamuhaye yose ayo bagombaga kuba ayajyana nyine kwa Georgine mu byumvikana rero ayo make ashobora kuba ariyo yajyanye kwa Georgine bakamwongerera byaba byitwa nko kumwongereraho yawe yambwiye andi mafaranga nanjye ngo byumve neza yambwiye rero y'amafaranga ari n'ikindi twavugana nacyo tukemeranye kandi tukemeranye uko ntabwo umuntu yakubwira utudetaye two mu idiruye twose niyo mpamvu bacukurikirana niyo mpamvu banabahamagaye nyine hari utundi baba bihishanye utamenya kandi baba bagomba kubwira inzego birarangira abo ngabo nitubavaho hari n'abandi bagiye duhita tujyaho niyo mpamvu n'inzego mara y'imisi hari igihe ugenda unahindura imvugo wenda uko unahisha cyangwa ubuhamya watanze wamugana uyu munsi ntabwo ujya wumva batanga ubuhamya mu rubanza ngo ubuhamya ngo yari yatanze ngo yongeye yabuhinduye ngo kikwereka ko aba bantu uyu muntu witwa Georgine n'uyu Penina bari babigize akamenyero kabo nyine ko gukora izo diri yawe bibashinje akaye nyine ntabwo barashinjwa hari indi case se babindi yindi yo muri Azam turi kuri Azam match hari abafana bateze bisi yego bajya Tanzania mu gutaha baje nyine kuba bari kumwe n'abayobozi kuri hoteli imbere yaho kuba bagiye bamara iminsi nk'ibiri no gutaha se batahana indege batahana indege gute rero yaraza akabwira Georgine ati rugendo rwanyu ko ruvuna mwashatse make sibyo nkabashakira itike z'indege ko tuzifite za make sibyo mugatahana natwe Faustin abari bafite imikoro yabo bakoze mu ikofi bagenda mukubita amadolari avugana na mwene datu yo bookinga n'ubundi hahandi
ubwo penina arababukinga bongera ku mubare batahana na ekipe. ariko ibyo bijya bibaho, ibyo ni ibisanzwe, ariko ibyo batanga ni amafaranga ibisanzwe ko bataguze itike. ni ibisanzwe ko ikipe ahubwo nuko atagezeyo nuko atagerayo utabaza ikibazo wumva noruma kuba umuntu ikipe yavuga ati tugiye gufavoriza abantu cyane na ekipe nationale kera n'ibyaragaho kavuga ati mutange make igihugu kizabafasha muri Madagascar na peri byashoboka ko yabwira abantu ati mutange amafaranga ibindi tuzabicarisha yararyaga amafaranga yakubita umuposho na mugenzi we barangiza bagafata muri yandi ya Minadef ya matike yayo bakareba abantu bakabongeraho nyine nicyo namutangaza nicyo nafusinyere kukubwira nicyo na Faustin kukubwira ntabwo bayaguraga amafaranga yabo na Faustin kukubwira ati kuyatanga kuba yarababwira ntabwo yageraga muri Minadef iyo abayo matike koko yaragiraga ayo mafaranga yarageraga muri Minadef cyangwa se ayo mafaranga akagura amatike mutangaza na Leonidas icubwo rigani yakwicuza na Rikari niyo menya akizo agakese akavuga ati iyo menya mwaka inyemeza bwishyu njewe nanjye yabahaye iyo yaba yoroshye cyane njewe ntabwo nawe ayiguka bucira kugira ngo kugira ngo ukabukire miliyoni yawe kugira ngo Leonida niyo mwakwandikira niyo bavuga bati jewe na Georgine Leonida bavuze bati jewe na Georgine twandikirana inyandiko yawe nawe sinyaho ariko utanyizera umva ikibazo kirimo ahubwo yakwemerera yawe yavuga ati n'utanyizera cyenda ko nawe ukunda indege rero nta kibazo ahubwo avuga ngo nuko iyi kesi nta wundi muntu yari yarigezeho. iyo iguze telefone y'ijuru usanze umuntu ayifite numubwira ngo amasaha avuga ati wezana make yawe niba utayafite igendera igenda yigurisha abandi n'igisambo niko kimera wowe uranzana mu byo kwandika wenda ahubwo n'akandi kabayeho nako ngako uvuze kuko yanatekerezaga akavuga ati bazafata sharije hariya bazafasha ninjya guteza yegereye barambwira bati ngaho igumira aha tutwara undi ntabwo teatre ntabwo twavuze kuri dukuze ajyayo cya Rusisibiranye bakivuga se Rusisibiranye rero ati mfite umurima kikajyana kuwusura ati mukumvikana n'ibihumbi 20 utese kwengiye ati rero reka mpamagaze bamutangazaji basinye ati tubize umurima wanjye nimbuto ushaka bamutangazaji baze kuba batuvumba inzoga bagira gute bamenye nibyo twakoze bakujyana no kuri commune bakajya kukurega none umuntu nihuti ni pupa ryo gushaka umurima ati ntacyo ati ngaho yajyane bizamo gutyo ubutaha Rusisibiranye kongera kagaruka guhinga wa murima kuko rwose nge ndibuka ko byari byabavunye ndibuka icyo gihe rigana ari gushaka amafaranga nanjye nari ndimo nshaka kujya muri Libya nkamusaba nk'umuntu nkamuganira igani wamuje n'uyu mukire ati rero urumva nanjye yamaye udufaranga ngo ndi kuvuga muri iyo sansi ahihibikana aravuga ati ndayashatse ariko uravuga uti Leonidas kuba wayatanze ni kimwe icyerekana ko wayatanze nacyo kiraba ikindi aricyo cyatuma bakabaye baguhamagaye ukabusobanura utanga miliyoni yawe nta justification ni miliyoni reka akayoni dara nawe hari aho wayitanga ngo ndi kwiruka ku ndege ya miliyoni wenda ni indege ariko hari ibindi bashaka ko ati tubajyanye hano ari amahugurwa nta kandiko nta kandiko ibyo byamutangaza ajya tubwiye none se bazagufata muri hoteli bavuga ngo ngiye kubashyiraho umugogoro kubasaba inyandiko 10 ariko miliyoni yanjye kuyigusigira nta nyandiko isiga cawe iyo wize hano giye ndakwizeye ariko sinayigusigira nyine nakundi reka tugende ejo rero wari watubwiye ubwo tugiye kwinjira noneho nyirizina cyangwa wari ukiri mu mizi kuko nakubwira ngo urumva baragiye nyine birarangira byose tujye mu mizi noneho ubwo wari ukurikijeho uko na Georgine yaragarutse noneho bari baramubuze mu minsi yashize baramubuze agarutse asaba imbabazi abayobozi baramubwira ati rwose nta mupira wehomba nawe utahomba garuka sinzi niba uri bubyite gusaba imbabazi ariko amakuru nge namayeri wamukubita urumva hariho amayeri akomeye cyane yagenze gute urumva yabaye ngombwa nyine ko agomba kugaruka i Kigali ariko nyine binyuze mu kumuryoshya ko nta kibazo nkuko Mutangazaji yari abivuze ndetse yewe ko amakuru ufite ntabwo Georgine yaje kubw'imbabazi ntabwo yaje kubw'imbabazi kuko bamwe n'igihugu yararimo babanje kugishakisha yabanje ariko barabyoroshya bashakisha na nimero z'abandi bantu bashobora kuba babizi we akeka ko byarangiye ariko ngo yandikiye umuyobozi ariko ntawe umwana mama uzize ko bireba inzego nyinshi ko yaranaje ngo yicaye n'abapampe
nuko ati byararangiye turayerekeje ati shagere bari abanyamakuru bivuga babizi jewe kinabanye n'abagabo birarangira Georgine ubwo baramutumije nawe arabyigana mu ati cyo sinanabizi rwose ubuyobozi bw'umutabaza bwari buhari abantu ntabwo bajyanye nabo ntibababonye ngiye byakomerega ariko ibyo yabibwiraga abashuti be ntabwo babivugira imbere y'amategeko amategeko yari abari imbere ya nose utashaka icyo kurengera wowe ahubwo mu mategeko ni kubivuga igarama na foto niba barabikoranye n'ubuyobozi akabyegeka ku muyobozi cyangwa se n'umuyobozi nabonye akenshi keretse yari urucabana kenshi wa mugana bavuka bagusaba kubyigana ubundi mukajya mu ngiro ndabihakanye abavuka nabo bakunda imanza ati rusubike tubanze twiga izindi ngiro ariko biba ari ibisambo bishaka ibyo yize n'ibyo yize amategeko niyatsinda umuntu akakubwira ati nge nishe umuntu rero nidashobora kugenda kwa muganga umuntu akakubwira ati nishe umuntu ukuboko baraguca undi agahita avuga ati oya reka tubanze muri ibizamini neza umwavoka yize tekinike z'urubanza byibone ntabwo uzi ko n'umwavoka ashobora gukora n'icyaha kure akakubwira ati ngewe urubanza n'ubwo wakoze icyaha n'ubwo wica umuntu nzaruburana kandi ariko hari igihe atsinda nyine n'umwavoka byose mutazajya ari kukubwira ibyo biga muri ro mu mategeko biga ko azakoresha ibimenyetso mu gihe undi azaba adafite ingingo bagenda bafata utumenyetso akagutsinda so Georgine rero aba aragarutse nubwo twe twavuga ngo byari byaracecetse rero nidasati burya niba byacecetse ahubwo ni procedure ziba zigenda gake wana audit bikirebe n'ibindi byose ubwo nitubitindaho ibyo twagiye kuko bagiye babafata ejo wari wabitubwiye kiganiro avuga uti rigani uwari usigaye yari Jangwani n'abafana nubwo nawe utari wabashuwa neza aho babajyanye uwari usigaye yari uko nakumvise baravuga guti n'ubu sinakubwira aho nibatashye bari maboko atarayabo yatubwire Rikari we yafashwa ati rero ejo mu gitondo maze kumenya abo mu gitondo ejo ndicaye hano rwose na Leonidas ari mu gupresenta nahisemo amagara mu mwanya wanjye Rikari ntabaza se wewe warayi wawe koko uri hari waruci zagenze bite mutangazaje nabwira ko se umutasi uzi ko ntabwo dutata tubigana nyine nka Brage ndamubwira Rikari rero abantu bagenzi bawe barayemo wowe ntibaguhamagaye ariko ni nimero yamamagaye shaka ngo numva yatangiye kumbeshya ntabaza se tike yawe abusobanura ubwo byagenze byitike nuko yahaye amafaranga Georgine turabivugana ndabwira nyamara witonde shatse wakwitaba uwo muntu kuko hari undi mufana wa APR muri bo twe tumaze kuvugana namwe ati jewe sanze cyangwa wamubwiye uti shatse wagenda ukipfurika ahantu ari uwambwiye uti mu mwanya Faustin bya bintu bya utitaba telefone warebyemo niba ntayo guhamagaye bimeze bite ubwo nawe aza kubona ko bamuhamagaye umuhungu wanjye ajya kuri radio ajya kwipresentira ikiganiro ndetse anabigarukaho anavuga uburyo none se yari yavuganye n'abo bantu yaravuze ati jewe yageze kuri radio bivugisha ukuri aravuga ati jewe afande runaka yamamagaye buriya ikigaragara nuko wundi watubwiraga ni muhire nuko buriya ati ndamubwira ngo yandikire radio baravuga ati umuhungu atangiye kudusuzugura urumva turamuhamagara nk'inzego ajya kubivuga kuri radio boba abagabo baravuze bati none tugiye kuri radio ejo baragenda kuri radio barakomanga bagera kuri reception bagiye guhamagara bari mu kiganiro kinahagararaho baravugana na boss aranegosiye aravuga ati muze kumureba nyuma kiganiro kirangiye yamaye uraza ndaza kugwa n'umuntu arakubwira wari official nkuko hano basohoka bati mutangazaje mu muduhamagarire nubwo twumva inkuru arimo arazitoto fata mavuta n'ibipaki hano hanze bakasanga ku modoka ye none tujye tubigare ariko byose niba byarabaye ubwo nawe nuko bamugeje agenda baritegereza bisubira hasi baravuga ati kiganiro kirangira saa 7 niko biza kugenda arakoze akazi karangira yitinzaho bafite akayira rero kamesikariye gajyo hafi mu gikari niko ufite amakuru akomeye arapfurika asanga umusekete wabo harimo inzira igera mu gikari gaca kuri wa muhanda wepfo ujya ku rukiko rwa Kicukiro apfupfunyuka y'abaragiye yahise agwa ku rukiko aho bari hari umuhanda w'amabuye urimo aho ngaho bahise ahubwo ahise akubita umumotari ayana no munsi y'igitanda ngo pa ahita yigira kuri ya hoteli yamamaza murabizi ko munsi yakahandi bakubamamaza hari akantu baryama hawo ntayipfurika munsi y'igitanda none se abo basekirite bo ku kazi k'iwabo ntabwo bamubonye
imbere b'ababosi babandi bari bagitegereje aho ntibahageze baba bategerereje umuryango basohoka ku muhanda mugari. umuhungu wanjye yahuye n'uruva gusenya rwose, umuhanda mugari urebana na yahuye n'uruva gusenya umuhungu wanjye rikari aba baramubuze. ariko umuntu nanjye nabikwerekana ko ajya hano se baragufata telefone yayikuyeho hakoshumva cyamutanga zaje cyane nawe uri umushinyaguzi uti ntibaragufata yambwiye ngo bamuhamagaye ngo yabuze ubugize ntabwo ku bandi barimo kubatwara ngo yaragenda ageraho hano no munsi y'igitanda ngo ba aripfurika arisha kuko se yaciye ako kayira ko kuri radiyo k'inyuma arimanukira yigira hari abamamaza hari aparitoma hasi urayizi yaba yiryamiye munsi y'igitanda se koko cyangwa ni ugukabya. ubwo nyine ndashaka kubwira baraturakinze noneho telefone yago yigeze yivanaho bashaka aho netiwaka iri barakurikirana barabaza baragenda bageze hariya ati yarahari aryamye mu cyumba iki n'iki urumva. umuhungu yumvise korodoro ivuga ngo nyanyagira munsi y'igitanda arabuze bagezeho yari kubacika muhungu wanjye Ricardo hari inkuru buri kusesengura hari inkuru buri kusesengura umuhungu wanjye anteye agahinda ariko yagombaga kwitaba nanone. ubwo rero urumva se ubwo bari kuhayoberwa mu masaha 10 urumva nimwe iby'agatasi birangiriraho bamutase nawe ugatasobanura bamutase. none se mu rugi yari yavuniyemo urufunguzo urumva yaracunganwaga yarumvaga ko n'umuri baza kuza baraje barakomanga yihishayo ariko urumva hoteli bifite n'undi rufunguzo no kunyara mu mapantaro wanyaramo ndakurahiye nubwo nabyo atari byo gukwepa inzego yajya mu ntara se oya ntabwo kwepa inzego yajya mu ntara naho bagaze ku rusimbuko no mu ntara ntibagusangayo yarabo yabazaga bagenzi be nanjye nubwo inkuru inteye agahinda kubera abo banywanyi nubwo ari ibyo gukurikirana ariko nanjye nibyo nahereyeho rero ndase njye nahita njyayo none se wabigenza uti icya mbere keretse iyo hari icyo wishinja ariko burya abantu benshi burya batinya gufungwa gufungwa yegereka niyo mpamvu twavuze tuti umugabo mugaseka imbohe twabitangiye oya ni time sinabyiza kuri buri wese sibyo ushobora no gufungwa hari ibyo bazwa ushobora no gufungwa wenda nibyo nakubwiye ngo tuvuge aha hantu habereye iwawe habereye insida Faustin ari utuye atari we wayigizemo uruhare iyo baje bakubakuba abo muri ako gace kose muri ako gace kakwegereye mwese bakabajyana kugira ngo bakurikirane ido nido bamenye icyateye iyo insida mukagenda muvamo buhoro bagenda bavuga uyu nguyu ni umwere ariko barabanza bakabajyana mwese urumva niyo mpamvu rero kuvuga ngo urwego ruraguhamagaye n'ibyo twatangiriyeho tuba tunigisha n'abanyarwanda genda bagufunga ijoro rimwe bagufunga abiri bitewe n'ibyo bakubaza ariko uribeshya ntabwo waba uracika urwego. igihugu cyacu kigendera ku mategeko kuko urenganya biragoye ntabwo bakurenganya uko byagenda kose niyo iryo joro rimwe wariraramo iyo uri umwere uba umwere kandi inzego nanone kugira ngo zikusanye amakuru zimenye ido n'ido ry'ibintu byanze kunze tekinike yifashishwa ishobora kwifashishwa no kukuraza hafi yabo niba ariko muri bimwe nabyo birimo bavugaga no kukuganiriza ushobora kukubwira ati ibi bintu ubutaha ntuzabikore gutya